haye basi wacyanawe noneho uyu munsi ntabwo uri burokoke. Uyu munsi ndagukize. Igihe wahereye umbangamira wacyanawe ngomba kukwikiza uyu munsi, asigaye nkajya kurya amafaranga niturije. Bayi urabeho. Ni umugore dutangiranye w'umugome, yazanye umwana mutoya, ni umwana w'uruhinja, azamushyira mu muhanda. Uwo mugore ni mukase, amuta mu muhanda kugira ngo umwana hapfire. Ako kanya hirya haturutse imodoka, akana nta kibazo kifitiye. Ako kanya haturutse umumarayika aho ngaho, ahita atunguka aho ngaho, ahita aza kureba umwana. Umwana arakambakambaye nta kibazo yifitiye, ari muri zebra crossing line. Ako kanya marayika yahise aterura umwana, arangije ahita amuvana mu muhanda. Nuko ako kanya marayika yahise arigitana umwana. Nuko yakamye yari uturutse imbere, umushoferi wari uyirimo yari yabonye umugore uteruye umwana, yasohotsemo araza arahagarara, aritegereza neza abura umuntu. Umushoferi arikanga aravuga ati se hari ikintu nari mbonyera, nta mugore wari uteruye umwana nabonaga. Nuko umugabo arangije ahita aravuga ati aha, reka hano hantu mpavi wasanga ari n'umuzimu, reka nigendere hakiri kare. Umugabo yahise yinjira mu modoka, yasubiye mu modoka, yatsa imodoka, arongera ahita yigendera. Nuko tugaruka mu rugo, wa mugore yari amaze kugera mu rugo ati uyu munsi nakwikishije wacyanawe, ntabwo uzongera kumbangamira, imitungo yose igiye kuba iyanjye. Umugabo wanjye imitungo yose afite igiye kuba iyanjye, ntabwo uzigera unyivangira mu mitungo wacyanawe. Erega wari uri aho ngaho ngo niwe uzazungura imitungo, ngo uri akana k'agahungu ngo agukunda cyane. Ntabwo imitungo uzongera kuyizungura sha, imitungo igiye kuba iyanjye. Umugore yarishimye cyane araseka. Ni umugore ubona ko ari umugome, yari mukase wa kakana kari agahinja. Nuko ako kanya wa mumarayika yahise afata wa mwana ahita amugarura mu rugo. Yaraje ahagarara ku muryango, wa mugore aracyarimo guserebura avuga ati nakwikishije wacyanawe. Umugore ni umugome cyane, aravuga ati ubu aka kanya imitungo yose igiye kuba iyanjye, ubu aka kanya mfite amahoro ndaryoshye. Nuko wa mumarayika yafashe ka kana agatereka hasi, arakabwira ati mwana wanjye uzabaho neza, nzakomeza kukurinda, nta kintu kizagukoraho ndeba. Nuko ako kanya wa mudamu yahise akomanga ku rugi. Ni wa mudamu w'umumarayika, birasa naho ashobora kuba ari we nyina w'umwana. Umugore aravuga ati ariko uwo ninde ko umugabo wanjye muri aya masaha nzi ko aba akiri ku kazi? Umugore arahagurutse aza kureba, akana karacyari aho ngaho, kibereye hasi nta kibazo na kimwe kifitiye, ni akamarayika k'Imana. Ntabwo kazi biri kubera aha ngaha, byagacanze. Nuko wa mugore yaje gukingura urugi, marayika ahita abura. Nuko turebye hirya gato hari umugabo waturutse hirya, arangije yitegereje akana aravuga ati oh, ati mwana wanjye wageze hano gute? Bigaragare ko ari papa wa kakana. Yise areba hirya no hino ati ni gute umwana wanjye ari hanze? Yarakabajije ati kana kanjye niki cyagushyize hanze? Nuko kanya wa mugore arakinguye. Umugabo aramubaza ati se ni gute umwana yageze hano hanze? Umugore aravuga ati se umwana yarari hanze? Ati ntabwo nzi ukuntu yahageze rwose. Umugore yakomeje kumubeshya, kandi twese turabizi byabaye. Umugore yari yajyanye umwana agiye kumwica. Umugore yakomeje kwidefanda ati umwana sinzi umuntu wamuzanye hanze, atashobora kuba yari yancitse akagenda. Ati gusa twari turi kumwe mu nzu. Yakomeje abeshya umugabo. Umugabo yarahindukiye hirya no hino, arareba hirya no hino, ararangaguzwa, abura umuntu. Nuko muri ako kanya wa mugore aramubwira ati mereza ko kana, atako kana kazane tugasubize mu nzu. Nuko barinjiye mu nzu, wa mugore na wa mugabo. Marayika nawe ahita yigendera ako kanya. Umugabo yaragiye yicara mu nzu, aterura akana, yari ari kuri telefone, ari kuvugira kuri telefone. Aterura akana akomeza akavugisha agasimbiza. Nuko wa mugore araza aramwegera, arangije aramubwira ati ako kana kazana aha ngaha. Umugore yaje ari gutekereza atari kururwana kuki rutagera upfa. Ati cyana nakijyanye kugira ngo gipfe, none ntago kigeze gipfa. Ati se ninde wakigaruye? Umugore yagiye atekereza ati ubutaha nzamuhitana, ntabwo azancika. Umugore yari gutekereza, arangije abwira umugabo ati umva, zana ngufashe uwo mwana, uracyari kuri telefone ukurikirane business, uwo mukiri muri kuvugana ataza kwivumbura, reka ngufashe umwana. Umugore yateruye umwana ahita aragenda, agenda abwira umwana ati umva wacyanawe, ninongera kukwica noneho ntabwo uzarokoka, ubutaha ntabwo uzarokoka. Uyu munsi nagerageje kukwica, sinzi uwakurokoye, amahirwe ugira sinzi ko agira abandi, ariko ubutaha ntabwo uzancika, ntabwo uzankira, turi kumwe urye njye.
nuko umugore yaragarutse, wa mugabo ahita amubwira ati mpereza umwana. Yarongeye aterura umwana wiwe. Bigaragara ko uyu mugabo yakundaga umwana we cyane. Umugore umujinya waramwishe ati iki cyana. Umugore yasigaye aho ngaho afite umujinya mwinshi cyane. Ni umugore yararakaye. Nuko aho hirya wa mumarayika yararaho mu nguni ari kumva iby'umugore byose ari kuvuga, imigabo n'imigambi yiwe yose ari kuyumva, ibyo ari kugambana kuzakora. Nuko wa mugore yarebye hano ahita areba akabebero k'umwana aragaterura. Arangije umugore atangira kuvuga ati uyu munsi noneho reka ngukorera agashya wa cyana we, aho wahereye uncika. Nuko umugore yahise afata ya bebero, arangije areba akantu kari ku meza karimo uburozi, aravuga ati ubu burozi none ntabwo uri buburokoke. Arangije afata bwa burozi ahita buvanga mu mata y'umwana. Umugore yavanze uburozi mu mata y'umwana, arapfundikira, aravuga ati uyu munsi nurokoka noneho uraza kuba nawe utabaho, uyu munsi nurokoka uraza kuba utabaho. Wa mumarayika yararaho ku ruhande, biramubabaza cyane. Yaraje yegera hano ahita afata ya bebero. Nuko wa mumarayika yafashe ya bebero ariyumvira, arangije ahita agenda. Wa mugore yarasohotse ahita yigira hanze, ahita asohokana ka gacupa karimo uburozi. Araza avuga ati umva, uyu munsi urankorera umunsi kabisa, wa burozi we urankorera umunsi. Yaraje uburozi bwari busigaye ahita buta muri puberi. Tugaruka hano muri kitchen, hari mu gikoni. Wa mumarayika yahise aza mu gikoni ahita afata ya mata yari muri bebero amwe wa mugore yashyizemo uburozi, wa mukase w'umwana. Afata ya mata ahita yamena hano muri sinki. Yafashe amata ayasuka muri lavabo aramena, arangije avoma kuri robine. Yunyuguza akabebero neza, arakoza neza. Ahita afata ya mata y'ifu ahita yashyira muri bebero. Arangije yakoreye umwana andi mata meza, arongera arapfundikira akabebero neza, aracugusa. Yaracugushije, aracugusa, aravanga neza amata. Umumarayika yafashe ka kabebero yashyizemo nido arakagarura. Arazaza ahangaha aravuga ati ariko mana yanjye kuki udahindura abantu bawe? Umumarayika yari ari gutekereza, aravuga ati uko byagenda kose uyu mwana ngomba kumurinda. Marayika yahise agenda. Nuko wa mugore yaragarutse, ahita agaruka hano aza yishimye cyane, afata ka kabebero aravuga ati umva, uyu munsi ni wo wa nyuma, kano kabwa k'agahinja kagomba gupfa. Umugore yafashe bebero ahita akaraza, ahita aza mu cyumba asanga aho umugabo yari ateruye umwana yari ari kumwe na papa wiwe. Ahita amuzanira bebero, aravuga ati umwana arashonje, muhereza amata anywe. Umugabo yaravuze ati umva, uyu mugore ni umwana mwiza, akunda umwana wanjye, reka muhereza amata umwana yinywere. Umugore yararungurutse aho ku ruhande aravuga ati Imana ishimwe, ni byiza kuba ari wowe ugiye kumwiyicira, yagendaga ngora, uyu munsi none ntabwo ari burokoka, ari wowe umwiyiciye. Umugabo yahise afata ya mata atangira kuyanywesha umwana. Yafashe bebero anywesha umwana. Umugore aho ku ruhande ari kwivugisha avuga ati uyu munsi noneho nurokoka ndaza kuvuga ko noneho mama ari dera. Nuko yaragarutse wa mugore ahita abaza umugabo, umwana amaze kunywa amata? Ati yego. Ati nta kibazo afite se? Ati hoya nta kibazo afite. Ati nta nubwo ari guhumeka insigane se? Ati hoya. Umugore yakomeje kumubaza byinshi, ati none se umwana nta nubwo yigeze anakorora, nta nubwo mu nda hari kumurya, nta nubwo yigeze ababara? Ati nta kibazo na kimwe afite. Umugabo yaramubajije ati ariko se wa mugore ufite ikihe kibazo? Kuba umwana ameze neza ufite ikihe kibazo? Kuki uri kugumya imbaza ibyo bintu byose? Umugore yaravuze ati none se, ati nanjye nashakaga kumenya nyine. Kurikira neza agafilime, uracyari kumwe na Bozi Amani. Umugore yahise amubwira ati ngaho kampereza ako kabebe ngaterure ngende ngasimbize neza. Umugabo yaravuze ati nta kibazo, ubu gafasha akana. Umugabo yahise amuhereza akabizu, aravuga ati reka nsubire mu kazi. Arangije ahita asezera no ku mwana aragenda. Umugore yabwiye umwana ati sezera kuri papa wawe. Umugabo yahise agenda, umugore asigarana n'umwana. Arangije ati ariko wacyana we, ubundi uremye ute? Uremye mu biki? Uremye mu cyuma? Uremye mu ki? Warwanawe igihe nahereye nkwica udapfa, uri gati iki wacyana we? Umugore ni umugome, yabwiye akana karamwitegereza. Ni akamarayika rwose, nta kibazo na kimwe kifitiye. Umugabo yaraje agera ku modoka aho agiye kugenda, uwo mumarayika ahita azamukoraho. Amukozeho, umugabo arangije aravuga ati ko numva ku rutugu rwanjye nkonje. Arahindukira, agihindukira ahita abona wa mudamu w'umumarayika. Arangije aramubaza ati bite byawe? Umudamu aramubwira ati umwana wacu bagiye kumwica. Uyu mugore yari umugore w'uno mugabo, arapfa. Umugore yabwiye umugabo ati umwana wacu bagiye kumushyira mu cyuma kimesa, bagiye kumusya mu cyuma kimesa. Umugabo yabitekerejeho, arangije aravuga ati none se aka kanya nta muntu nari mbonye? Ati none se amagambo numvishe ngo umwana bagiye kumushyira mu cyuma kimesa
ninde yavuze? Ni uriya mugore? yayamenya ate? yabibwiwe n'iki? ese ibintu avuze nibyo? tugaruka hano mu rugo, umugore yaje aserebura avuga ati umva wacyana, uyu munsi urapfa, uyu munsi urapfa. Nk'uko wa mumarayika yabibwiye wa mugabo koko, umugore ahita afata umwana ahita amushyira mu cyuma kimesa imyenda agiye kumusya. Umugore yarasetse arangije ahita apfundikira icyuma. Yapfundikiye icyuma, ako kanya arahindukira aravuga ati wacyana, uyu munsi urapfa. Mwibuke neza, cya cyuma iyo ugishyizemo imyenda ako kanya ni automatique gihita gitangira gusya. Ako kanya marayika yaraje ahita akanda, arongera icyuma arakizimya. Umugore arahindukira ati ariko iki cyana bite? Imashini ko numvishe izimya, bigenze bite? Umugore yarahindukira aragaruka araza arareba ati bigenze bite wacyana we? Ako kanya atarareba, umugabo ahita ahagera asanga umwana ari kurira. Yahise apfundura cya cyuma bameseramo ahita akuramo umwana. Nyagasani, umugore yarahitanye umwana. Arangije umugabo arahindukira, wa mugore ahita yirukanka. Umugabo azamukurikiye aravuga ati uyu munsi ntabwo nkira, aka kanya ndashaka nonaha sinongere kukubona mu nzu yanjye. Mvira mu nzu nonaha wa mugore we, utaza gutinda n'isegonda na rimwe. Uratinda n'isegonda na rimwe wa mugore we, ndahamagara polisi ihita ikujyana. Guhera aka kanya turarangizanyije, ntabwo ukiri umugore wanjye, sinshaka kongera kukubona muri iyi nzu. Umugore ako kanya yahise agenda. Umugabo asigarana n'umwana we ati umbabarire mwana wanjye, ntabwo nabashije kuba nakurinda, mwana wanjye umbabarire. Ahita areba hejuru aravuga ati mana mbabarira, umbabarire mana, amakosa yose yabaye ntabwo njye nari nyazi, umbabarire kuba narabaye careless mana, nitaye ku mafaranga cyane, umwana wanjye sinamubonera umwanya. Nuko ako kanya umugabo yatangiye kwibuka, hari umunsi umwe hari umukobwa wari uri kwirukanka ari mu muhanda ahura n'umwana. Uwo mukobwa yari ari mu byago, ni wa mugabo yari ari kwibuka kera akiri umusore yari gangster, yari ibandi rikomeye cyane. Wa mugabo yari ari kwirukanka na wa mukobwa ageze aho imbere, uwo mwana ahita amuhagarika aramubwira ati umva barakumerera nabi barakwica. Umukobwa arangije abwira wa mwana ati erega ndi marayika ntungireho ikibazo, nta muntu uri bunkoreho. Umwana yaramubwiye ati nyamara ushaka waza ukinjira muri iki gikarito niho uri bwihishe. Umukobwa yanze kumwumva arangije aragenda arakomeza arirukanka. Abasore baraza bagera ahangaha, yari umusore n'umukobwa, ni wa mugabo ise wa kakana yari akiri ibandi. Nuko wa mukobwa yarirukanse araza ageze hano imbere ahura n'umutipe wari uri kuri moto. Arangije aramubwira ati wambabarira ukamfasha wa mugabo we, mbabarira umfashe none ahangaha ndi mu byago, hari abasore bari kunkurikira barinda kunyica. Nuko wa mwana yaraje ahita yegera ahangaha abwira wa mukobwa ati nyamara ushaka waza ukinjira muri iki gikarito. Uwo musore w'umumotari nawe ntago ari umuntu mwiza, nkugira inama. Ako kanya umumotari yabwiye umukobwa ati se uyu mwana bitebye. Nuko wa mukobwa yakomeje kwinginga umusore ati mbabarira untware. Umusore arangije aravuga ati uriya mwana se bite ko ntamuzi? Umukobwa yabwiye umusore ati uriya mwana mwihorere ntumwiteho, we atsa moto tugende. Umwana yabwiye wa mukobwa ati nyamara nubwo wanze kunyumva, uwo musore ukujyanye ntago ari mwiza, ushaka wamwitondera. Ako kanya moto bahise bayatsa baragenda. Nuko wa musore na wa mukobwa bahise bagera aho ngaho, baravuga ati ngabo kuri moto, nguwo kuri moto tugende tumufate. Wa musore yahise yakserera moto ahita afatiraho. Abasore bakomeje kumwirukaho, bakomeje kuza bamwirukaho, ariko moto irangira basiga. Umwana w'umukobwa wari urangaho ufite igikarito yahise avuga ati nyamara yanze kunyumva, nyamara nari ndi kumubwira ibintu bizima, uriya muntu umujyanye ntago ari mwiza. Bakomeje kwirukanka. Umukobwa arangije agera ahangaha ahita abwira wa musore ati reka turekeraho kubirukankaho, dore ni moto ntago twakirukanka nka moto. Nuko barahagaze aho ngaho bariyumvira. Arangije umukobwa atangira kubaza wa musore ati none se aturiya mutipe gahunda twari twagiranye ntabwo igeze ayibuka? Nuko umusore aramubwira ati sinzi ikibazo uriya musore afite, turabona uburyo ahise yatsa moto arirukanka, gahunda twari dufitanye wagira ngo ntabwo ayizi. Birasa naho koko wa mwana ibyo yavugaga ari ukuri. Ako kanya wa mumotari ageze imbere yahise aparika moto aba arayihindukije. Umukobwa arangije aramubaza ati bimeze bite musore ko usubijeho moto? Abagizi ba nabi bari batumereye nabi bari kudukurikira, uhise uhindura moto, ubu ngubu uratekereza iki? Uratekereza ko tutagiye kongera kubasanga? Umusore aramubwira ati oya nta kibazo, ntugire ikibazo. Ati bariya basore nabonye nta n'ikibazo cyabo, ati ahubwo hari akantu nari nibagiwe hari inyuma. Ati we ihangane ntugire ikibazo, ntago bari budufate. Ako kanya umutipe yahise yatsa moto aragaruka. Babandi nabo aho ngaho basigara bari kwitotomba. Ati ariko uriya mutipe gahunda twari dufitanye buriya ntago yarayizi, ati cyangwa yatugambanisha. Umukobwa yabwiye umusore ati bishoboke kuba yatugambaniye. Aho ngaho umutipe arebye hirya abona ya moto iraje. Umumotari yaraje ahita baparika imbere, arangije ahita yivugisha ati none se ati ubundi uyu mukobwa ubundi ni ikihe kibazo mwagiranye? Nuko umutipe yarangije aravuga ati
vaho kuri moto wana mwigumya kwijijisha, va kuri moto none ahangaha. Bigaragara ko umutipe yahise agambanira umukobwa. Wa musore yahise abwira wa mumotari ati umva uburyo ukinnye ino sene, ati ndemeye cyane, ati ndakwemeye, ati uri umuntu wa danje kabisa, ati niwe muntu wa mbere muri business wagakwiye gukora muri business, atari kurareba uburyo ubigenjemo. Batangiye kumutakagiza, babwira wa mukobwa ati ubwo se wari uri kwirukanka ngo uziko ngo uducitse, ati rego uyu mumotari nawe ni uwacu, ati ubwo wari uzi ko uducitse. Bahise babwira wa mukobwa bati ayo mafaranga yose turashaka kuyabona, icyo gikapu cyose zana iyo bag y'amafaranga. Nuko wa mwana w'umukobwa yarongera agaruka n'igikarito cyiwe, ageze ahangaha arongera avuga ati nari nabikubwiye ko ari abagizi ba nabi bose, nakugira inama yo kwinjira mu gikarito wanga kwinjiramo. Nuko bose batangira kumwibazaho, baravuga ati ariko se iki cyana kiri kuva hehe, ukivanye iki cyana? Umukobwa arangije arababwira ati nanjye sinzi uyu mwana, simuzi, ati sinzi ikibazo cy'uyu mwana, ati ngiye nta nubwo muzi, ati ubwo nanjye nteye ubwoba. Wa musore yaraje ahita aza kwegera wa mwana, bose bavuye kuri moto baravuga ati ariko ubundi uyu mwana bitebye. Umukobwa yaraje baramubwira ati ngaho genda winjire mu gikarito turebe koko ubundi ibintu mu mwana ari kukubwira ko ari byo. Umukobwa yinjiye mu gikarito ku kanya ahita arigita, ahita akarabura, cya gikarito cyahise gikubita imirabyo myinshi cyane ihita ibica amaso bose. Wa mwana ahita arababwira ati none aka kanya murahombye, yagiye ntabwo mwakongera kumubona. Ako kanya umwana nawe ahita ararigita arabura. Bigaragare ko wa mwana nawe ashobora kuba ari umumarayika. Wa musore yahise avuga ati ibi bintu ni ibiki, tugende tuva aha hantu, ibi bintu ntabwo bibaho. Tugaruka hano, wa mukobwa yaragiye, uko yakagiye igikarito kiramusimbukana, igikarito cyaramujyanye gihita kimuta ahantu mu ishyamba. Nuko ako kanya yahise ava mu gikarito, arangije aravuga ati aha hantu ni hehe? Umukobwa atangira kwivugisha ati si ibintu bibaye ni ibiki, ibi bintu bimbayeho ko wagira ngo ni inzozi. Mu gihe akiri aho ngaho, ka kana k'agakobwa kaba gahingutse aho ngaho, ka kana nako kari akamarayika, gahita karamubwira ati umva ndakurokoye, ariko ikibazo cyawe uri umufungamutwe wumva nabi. Igihe nahereye kare hose nkubwira ngo injira mu gikarito ugende uhunge, wanze kunyumva, kuki usuzugura, ntukajye uca amazi abantu bose ubonye. Umwana yaramubwiye ati jya wubaha abantu bose kandi ukomeze wiyiteho, nta kibazo uri bwongere kuba wahura nacyo, namaze kuba nakurokora. Umukobwa yasigaye aho ngaho aravuga ati mana yanjye urankunda cyane, urakoze cyane mana, ndagushimiye cyane. Umukobwa yateye isengesho arishima cyane, araserebura, aravuga ati mana urakoze cyane kuba undokoye, reba amafaranga yose ncikanye bari abantu bashakaga kunyambura. Umukobwa arangije arongera areba hirya no hino, aravuga ati eko se aha hantu ni hehe narindi ubundi? Nuko muri ako kanya umukobwa yahise asubira muri cya gikarito kirongera kiramusimbukana, abagarutse mu rugo. Arangije agera hano ahita aravuga ati mama wiwe yari ari kwisomera agashapure, arahindukira aravuga ati mwana wanjye maze iminsi ngusengera nari narakubuze, none uragarutse. Umukobwa yaramubwiye ati mama ni ukuri rwose nari nahuye n'ibibazo, abagizi ba nabi bari bamereye nabi, bankurikiranye, ariko amasengesho yawe yakoze. Ndagushimiye cyane kubw'amasengesho yawe, ati Imana irakumva cyane, Imana yanyoherereje marayika w'umwana mutoya cyane, marayika w'umwana mutoya cyane arandokora. Agafilme kacu nuko kagenze, mwakoze cyane, ndabakunda cyane, mwari muri kumwe na Bozi Amani. Ibuka gukanda subscribe, kandi niba ushaka kureba izindi movie hano kuri iyi channel hariho izindi movie nyinshi cyane, wareba hano muri screen yawe, wahitamo muri izi filime ukarebamo imwe. Murakoze cyane.